Hi guys, mumeze mute? Nizere yuko mumeze neza aho muri hose. Utameze neza rwose jya kwihangana iminsi ntabwo isa. Iminsi utameze neza ejo ushobora kuba umeze neza, ntabwo iminsi igisa habe na rimwe. Guys, ibintu biri kuvugwa birababaje ku bijyanye na DV Lottery. Guys, murabizi ukuntu umuntu yapurayinga asaba Imana apfukamye ngo Mana nzabe selected. Waba selected ibyishimo bikakurenga ukavuga ati igihe nahereye rwose na applyinga ngezeho nanjye mbaye selected. Warangiza wajya kumva ngo visa barazibonye, abatarazibona mwihangane muzongere mwa applying. Guys, ibyo bintu bihari noneho uyu mwaka. Ubu ngubu umuntu wabonye visa, congratulations. Utarayibona kubona visa, visa zahagaritswe, zatanzwe zirahagije. Guys, mwihangane mbahaye pour abantu babaye selected bakaba batarabona visa zikaba zahagaritswe, gutangwa zahagaritswe. Abantu bari selected kuri DV Lottery bagize ayo mahirwe yo kuba selected, aho bari barababaye pe, barababaye, bari mu gahinda ko kubura visa warabaye selected. Murabizi kuba selected uba warasenze, warapfukamye, wararaye amajoro usenga ngo uzabe selected. Ku munota wa nyuma ati visa zahagaritswe. Ni ukuvuga ngo rero abantu babaye selected, abamajije kubona visa nabo, abatarazibona guys zahagaritswe, hakongera gutanga visa ku bantu ba DV Lottery babaye selected. Bizera muri kunyumva neza ukuntu byumvikana bibabaje, birababaje koko. Guys, bahaye pole pe, mwihangane mukomere kandi munitegure kwa applying indi. Ntucike intege ngo ubuze visa kandi warabaye selected. Guys, ntucike intege, itegure kwa applyinga, ongera ujye kwifotoza. Pole pe, ongera ujye kwifotoza mu kwa 10 uza applying, ongera ugerageza amahirwe, wenda ubutaha uzongera uba selected ubone na visa. Guys, kuba selected ntabwo ariko kubona visa. Abantu benshi uko babyibeshyaho, ugasanga umuntu yabaye selected arishimye koko, yumvishe yuko yamajije kujya muri Amerika, abantu bose agatangira gusezera bye, sinyura uwo mu Rwanda. Birashimisha gusa gufungura ari ugiye kureba ugasanga nabaye selected. Nibyo byishimo kuko nabonye biryoha, urishima ukagira ngo wagezeyo, walandinze muri Amerika. Guys, yababaje pe, ariko mbabwira yuko ntabwo ariyo ya nyuma. N'uyu mwaka ari bwa applying May mwaka utaha byongeye bisohoke, ongera ugerageza amahirwe yawe kandi kwifuriza amahirwe masa. Ujye usengera kuba selected, ujye usengera no kuzabona visa guys, ko kuba selected siko kubona visa. Guys, niyo makuru nari mbafitiye ahari ababaje koko, ababaje. Ubu bamwe bari kurira bababaye, abandi bari mu byishimo ko hari abamajije kuzibona. Babwira pole sana kuwo bigezeho atarabona visa, rwose yihangane agerageza amahirwe y'uyu mwaka ya applying. Dore yuko harabura iminsi, nta kwezi kurimo, harabura iminsi ngo twa applying. Guys, amakuru yaraye, amakuru adashimishije habe na gato. Mukomeze kwihangana,
mukomeze no gusengera y'ubutaha nabwo muzabe selected. Guys, nkomeza gushimira umuntu ukomeza gukora subscribe ku channel yanjye, nanabwira utarakora subscribe guys, please mukore subscribe ku channel yanjye, mukore like ku ma video nkoze, mume comment, ishyiraho comment guys. Komeze kugubwa neza, bye bye.